Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana nyamana itabura uko bigenza. Ba Kristo bavandimwe mwe munteza amatwi, mpifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana Data, umwami wacu, umwami w'amahoro. Amazina yanjye Nuzabakiro Yonasi. Imana ibashe kubahereza umugisha. Nuko uriya mwaka tugiye kugeramo, umwaka wa 2025, ndetse n'indi myaka iri imbere. Bityo tujye tugerageza kwegera Yesu Kristo mu gihe tuzaba tugeze muri uwo mwaka, tukabasha kuwuvamo tukajya mu wundi, tukawuvamo tukagera mu wundi. Ariko ntitwirengagize ijambo ry'Imana, ntitwirengagize ibyo Imana idushakaho. Icyo Imana idushakaho ni ukugira ngo tujye duhora dushishikarira ibyayo. Hari benshi usanga bavuye mu mwaka utambutse aho ngo babashe gushima Imana, aho ugasanga niho babonye uburyo bwo kubasha kwinjira mu bitagira umumaro, aho burya ni ukwibagirwa Imana yonyine ibasha kutugeza mu byo yo yifuza yuko twageramo. Bityo rero ntukabashe gutandikira, ntukabashe kwibagirwa aho Imana yagukuye. Reba, Imana itugejeje kwa ino tariki, none tugiye gushyika mwa uriya mwaka turimo twitegura. Iyo Mana rero ntibura uko yabigenza. Ntabwo tugomba guheranwa n'iby'isi, oya, ahubwo tugomba kwigandukira tukabasha kwikorera. Uriya mwaka wa 2025 n'indi myaka izabasha kuza ikurikiyeho, ntabwo tugomba kwibagirwa Imana, ntabwo tugomba kwibagirwa ijambo ry'Imana. Reba, abenshi bagenda mu bitagira umumaro. Dore bamwe mwa ino minsi ya none bumva yuko bakwikinira izabo, bakirengagiza yabahamagaye, bakirengagiza ibasizeho, bakirengagiza Imana yabashe kuturema mu ishusho ry'urukundo. Ugasanga bari gutera izina ry'Uwiteka umugongo, ugasanga bari kwinjira mu bitagira umumaro. Wenda gushishikariza kugira ngo ugire umwete wo kubasha kwegera Imana uko ibihe bihora bisimburana iteka. Tujye twegera Imana, nayo izatwegera. Niturwanya Satani nayo izaduhunga. Twegera Imana, nayo izatwegera. Mu mwaka wa 2025, muri uwo mwaka tuzarushaho kwegera Imana, nayo izatwegera. Icyo twizeye ni uko uriya mwaka wa 2025 uzatubera umwaka wo kwishyira tukizana mu bumwe no mu rukundo, dusabana n'Imana Data, dusenga. Kandi icyo twizeye umutekano usesuye, umutekano twihesha amahoro, umutekano twifuriza bagenzi bacu, umutekano. Uriya mwaka rwose twizeyemo umutekano, turawizeye. Ariko ikiruta byose nuko twajya dusabana n'Imana. Ujye ugerageza gusabana n'Imana nigusizeho. Ijambo ry'Imana rijye riba irya mbere muri byose. Ijambo ry'Imana rijye riba irya mbere muri byose. Bityo Imana izakunezererwa. Reka uriya mwaka wa 2025 uzatubera umwaka w'ishya n'ihirwe, uzatubera umwaka w'umutekano, uzatubera umwaka w'amahoro, uzatubera umwaka wo kwishyira tukizana mu ijambo ry'Imana, dusabana mu bumwe no mu rukundo. Sina uriya mwaka wa 2025 gusa, n'umwaka wa 2026, 27, 28. Bityo icyo twizeye ni uko Uwiteka Imana ije kuguhereza uburame. Humura, ntacyo uzaba. Kandi naho wapfa ugapfa wizeye, naho ni inyungu ku mukristo. Ariko gupfa utizeye ni igihombo
kuba uriho rero ugomba kumva yuko ari kado imana iguhereje ubuzima ntumukoreshe nabi, ubukoreshe neza wegera Kristo umwami wacu, ubasha gusabana na Kristo, ubasha kwegera umwami wacu Yesu binyuriye mu isengesho uciye bugufi, akaragira ubuzima bwawe akaza kuburagira. Bityo tujye tugerageza kwegera Imana, bityo tujye tugerageza gusanga Imana nayo izajya idusanga. Dukunda bagenzi bacu, tudaheranwa n'ibidafite umumaro, ahubwo tubasha kwiyegereza Imana, twegera bagenzi bacu, dusangira akabisi n'agahiye, kuko turi mu ishusho y'urukundo. Turi mu ishusho y'urukundo, ishusho y'Imana, twaremwe mu ishusho y'Imana. Tujye tureka inzangano, ahubwo tugundire urukundo. Tujye tureka gushayisha, tujye tureka ibitagira umumaro, ahubwo twinjire mu bumwe, mu buvandimwe nyabwo, mu bumwe, mu kubasha kwishyira tukizana koko kuri bagenzi bacu, tubereka Kristo. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibafashe, Imana ibarinde. Bityo rero kwa iya tariki Imana izabahereze amahoro, Imana izaduhereze ubuzima. Burya umwaka mushya ni ubuzima, umwaka mushya ni ubuzima. Kudafite ubuzima ntabwo ntacyo yageraho, udafite ubuzima ntabwo yaba agihumeka. Ubuzima nibwo butugize. Burya iyo ufite ubuzima uba wageze ku mahirwe yuzuye abandi batabonye, cyangwa se abandi batabonye. Kuba rero ufite ayo mahirwe ntuyakoreshe nabi, ahubwo uyakoreshe neza, ugendera mu mucyo, ugendera mu busabane, ugendera mu kumenya Imana, ugendera mu kubana neza na bagenzi bacu. Aho niho Imana idusangira. Ntabwo wakwanga mugenzi wawe ngo uzakunda Imana, ntibishoboka. Burya mugenzi wawe ari mu ishusho y'Imana, nawe uri mu ishusho y'Imana. Bityo rero tugiye tugandukirana, dusabana, tujye tubasha kumva yuko Uwiteka Imana ari we utugejeje kwa ino saha, kwa ino tariki. Imana ni urukundo, kandi Imana ni nziza. Imana ntibura uko yabigenza,